mwite Djihad Bizimana cyangwa se umwite Jidro kuko ni nawe kapiteni wa ekipe y'igihugu Amavubi Maginganga. Ngira ngo uyu mugabo cyangwa se uyu musore muramuzi, uyu musore ni umwe mu bagiye batangaza yuko by'umwihariko nka mbere ya match aba afite ibyizere bikomeye, ndetse ugasanga rimwe na rimwe afite icyizere cyo kuba batsinda umukino, dore yuko asigaye akina muri ekipe imwe na Manzi Thierry ubita Chibebe. Rero aba bagabo icyo tuje kugira ngo tubavugeho, dore yuko ari bombi bivuga yuko duhereye kuri Djihad Bizimana ngo nimwe mu bantu buriya bihebeye by'umwihariko ekipe y'igihugu Amavubi, dore yuko uretse no kuyibera kapiteni ngo burya na mbere ya match iyo bafite umukino agira byinshi yizeza abakinnyi. Ahangaha byagiye bivugwa yuko buriya Djihad Bizimana ngo ajya agira gutya akabwira Ntwari Fiacre akamubwira ati uyu munsi nibatagira igitego bakwinjiza ndaguha amadolari 100. Ibi ngibi byagiye bivugwa n'abantu ariko habura umuntu ubyemeza. Ubwo rero ku mugoroba w'ejo hashize, ubwo hari umunyamakuru w'ikinyamakuru kimwe cya hano mu Rwanda wari mu kiganiro yagiye avuga cyangwa se abivugaho, avuga ati ngewe Djihad ubwanjye twariganiriye ndetse n'abakinnyi batandukanye, ati bambwira yuko Djihad rwose ngo iyo burya match bayiteye neza ngo Djihad akubita ikofi hasi. Ibi ngibi nakomeje avuga ati Djihad ni umukire, Djihad afite amafaranga, ati uko Djihad yakoreye amafaranga ndetse na ekipe akinamo ati imuhemba neza, ati iyo umukinnyi w'Amavubi yitwaye neza wese Djihad amwihera prime ku giti cye. Ibi ngibi rero byakomeje kuzamura amarangamutima y'abantu bavuga bati Djihad Bizimana niba ashobora kuba yakora icyo gikorwa yaba ari igikorwa cy'ubutwara, ati kuko buriya ni kenshi umukinnyi ashobora kuba yahabwa amafaranga kugira ngo ayatange cyangwa se noneho agafata kuye by'umwihariko, ariko ibi ngibi ntago byisangije kuko na Manzi Thierry bakinira mu ikipe imwe ngo nawe ibi bintu ngajya bikora cyane cyane muri ekipe akinamo hariya mu gihugu cya Libya, ngo dore yuko nawe iyo bamwe mu bakinnyi bakirana bitwaye neza ngo rwose adatinya kubaha amafaranga, ndetse amafaranga ye akuye mu mufuka, ngo ndetse n'igihe prime babahereza aba bagabo babiri cyangwa se abakinnyi babiri b'Abanyarwanda ngo birangira bayisize ku kibuga bakayihera abakinnyi bagenzi babo. Ibi ngibi ni byatangajwe n'umwe mu banyamakuru bakomeye ba siporo hano mu Rwanda ndetse ukorera igitangazamakuru gikomeye hano mu Rwanda. Iyi ngiyi ni tubicano yacu kandi yitwa Tahatibu Ward, ni mu gace twise Tahatibu Update, aho tuba tukugezaho amakuru abagiye acicikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zitwa Tahatibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook zitwa Tahatibu TV. Ngewe nitwa N Yusufu, duhure muri comment.